Kimisagara yakubitiwe bikomeye cyane mu kabari bimuviramwo kumera nabi cyane. Umukobwa ukora mu kabari gaherereye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara yakubiswe mu buryo bukomeye n'umusore bakorana bimuviramwo kumara iminota 40 yaguye igihumure, adahumeka, atavuga, ataranyeganyega. Uyu mukobwa akubiswe bingana gutyo abaturage bari bamushungereye nk'uko muri kubona imbere kuri screen, gusa nagerageje kubisha kugira ngo naza kumira kurengera amategeko y'urubuga rwa YouTube. Uyu mukobwa ukora mu kabari gaherereye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara rero ubwo yakubitwaga n'uno musore, dore ibyo bari bapfuye. Ibyo byabaye hagana saa 5:30 z'amanywa kuri uyu tariki 2 Ukwakira 2025. Abatangabuhamya babwiye igitangazamakuru Ukweli Times ko batazi icyo uyu mukobwa n'umusore bakoranaga mu kabari kuwitwa Aisha bapa, ahubwo bashidutse gusa babona barimo bararwana kandi bapfuye. Aisha abapfuye ahubwo bashidutse gusa babona bari kurwana. Aba baturage bemezaga ko uyu mukobwa n'umuhungu bakoranaga bose bari basinze ndetse batazi impamvu akabari bakoramwo gacuruza inzoga amasaha yose kandi ku kigereranyo n'ibiro by'akagari kegeranye n'ibiro by'akagari ka Muhoza ndetse gaherereyemo. Umwe yagize ati "Nge nashidutse gusa umukobwa bari kumukubita, bari kumugundagurana ndetse mu mutwe bona ubuse abuze ubwenge, umwuka urahera ndetse atangira gutabaza acira ifuro nibwo twatabaje." Yakomeje avuga ko atazi icyo uwo mukobwa yapfuye n'umusore bakoranaga, ariko yumvise batongana cyane mbere yo kurwana. Habiyaremye Idrissa we yavuze ko ubuyobozi bwagakwiye guhana uriya musore bitewe n'uko byagaragaye ko yashakaga kwica uyu mukobwa bakorana. Atisha nibamuhane kabisa kandi bamuhane ndetse bamuhe n'igihano gikwiye. Uzi ko kandagiraga mu ijosi uriya mukobwa agacira ifuro. Noneho icyatangaje ni uburyo umukobwa ubwo yanamaraga kugarura ubwenge yayobewe amazina ye n'aho atuye, bajya bamubaza akavuga ngo nabyibagiwe kubera ibipfunsi bamuteraguye mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muhoza Sibomana Josephine nawe yavuze ko ayo makuru bayamenye. Ati "Twabimenye tugiye kureba uko bimeze, uriya mukobwa tumwohereze kwa muganga." Ati "Twabimenye tugiye kureba uko bimeze tumwohereze kwa muganga." Ibi kandi bikimara kuba, imodoka y'umutekano y'umurenge wa Kimisagara yahise ifata uwo musore imujyana kuri sitasiyo ya polisi ya Kimisagara ngo ajye kuryozwa ibyo ngibyo yakoreye uwo mukobwa. Bugesera Musenyi mu mudugudu wa Gakarazo akagari ka Musenyi haravugwa inkuru y'urupfu rw'umwana w'imyaka 4 witwa Cyusa Alphonse. Bikekwa ko yishwe n'umukecuru wabitegetswe n'imbaraga zidasanzwe zituruka mu masengesho ngo zamubwiye kujya kwica uwo mwana ko aba arimwe arakorera ijuru. Uyu mukecuru wishe umwana witwa Cyusa Alphonse w'imyaka 4 ubwo yivugiye ko yumvishe cyangwa se ubwo arimo asenga yumvishe imbaraga zidasanzwe zimutegeka kujya kwivugana uriya mwana. Ngo rero ngatekereza ko ari Imana yamwegereye ikamubwira ko naramuka akoze icyo gikorwa cyiza ngo cyo kwica uwo mwana ari buze guhabwa ijuru. Uyu mukecuru nta gushidikanya yahise atabwa muri yombi ngo ajye gusobanurira ukuntu Imana yamutegetse kwicisha umwana mwuriya w'imyaka 4 ifuni, ngo ni Imana yabimutegetse. Polisi y'u Rwanda ndetse n'u Rwanda basaba abantu bose bigira ngo ni abakirisitu kwirinda kwishora mu byaha bishobora kubakururira no kuba bafungwa babeshya ko babitumwe n'Imana kandi bakoze ikintu kubera ubugome bwabo. Bityo rero bikaba biri kuvugwa ko abangaba bakora bino byaha bitirira ko ari Imana yabategetse bagiye kuzajya rwose babihanirwa by'intangarugero nta gushidikanya. Ngayo nguko ukuntu umukecuru rero yishe umwana ngo ni Imana yabimutegetse, ibyaba byo sinabibara. Reka nsubikire hano amakuru Imana igwa ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.